Yes, reka nizere yuko umeze neza wowe udahwema gukurikira inkuru n'ibiganiro bica kuri Kavuyo TV Show, nawe utari wabasha gukora subscribe ariko ukaba ugiye kubikora, Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyereye Kavuyo TV Show tukugezaho amakuru atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz, muri gospel ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye habonetse amakuru tuyakugezaho mu ba mbere. Ni kuri iyo mpamvu rero twanyarukiye kuri debate iri kuvugwa hano muri East Africa, cyane cyane igaruka ku bahanzi banini hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo ni Bruce Melody ndetse na The Ben. Murabizi yuko ejo bundi ku itariki ya mbere aribwo bahuriye mu gitaramo cyari cyabahuje ari babiri, bagomba kureba ninde ufite abafana benshi kurenza uwundi. Nyuma biza kugaragara yuko rero Bruce Melody yageze ku rundi rwego biteye ubwoba. Rero Diamond rero nawe yagize icyo abitangazaho, ndetse ntabwo ari Diamond gusa, n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bagiye bagira icyo bavuga kuri bano bahanzi babiri hano mu Rwanda. Ikiri kwibazwa, ese yego twarabibonye bakoze performance irenze, ndetse yewe hagaragarizwamo n'indirimbo Pom Pom ya Bruce Melody, ndetse ari nacyo cyatumye n'abantu bibaza kuri Bruce Melody ni gute iriya ndirimbo yari imaze igihe kingana kuriya yarakozwe ariko ntabe yayisohora. Bimwe binavugwa yuko wari umuteguro wabo wo kugira ngo nyine bashyiremo utuntu tw'udushya muri kiriya gitaramo, mbese bisa nkaho n'ubundi bari babiteguye. Ikiri kwibazwa ni kimwe, ese nyuma ya kiriya gitaramo ibyo twabonye ndetse n'umuhanzi twabonye urenze ku giti cyawe, buri wese afite uwo ari gufana, gusa njyewe ntababeshye Bruce Melody yarankomye kuko kiriya gitaramo ndakeka yuko niba mwarabibonye abafana benshi nyuma yuko babonye performance ya Bruce Melody irenze, The Ben atangiye kuzana biriya bya playback yiwe, atangiye gucurangira kuri CD, mbere niko twabyitaga, abantu batangira kugenda bava mu gitaramo gake gake, noneho biza kurangira BK Arena hasigayemo abantu bake, ariko abakunzi ba The Ben bo nyine bakomeje kuba basigara aho ngaho. Wenda biranashoboka yuko twari kubona wenda Bruce Melody yaza guperforminga wenda nyuma, nabwo byarashobokaga yuko wenda twari kubona wenda abafana ba The Ben nabo bagize gutya bakaba bati rero reka tube dukuyemo akace karenge, icyo icyari cyatuzanye, uwari watuzanye n'ubundi ewana byabaye kabisa yadukomye, reka tube twitaye. Ibyo byose byarashobokaga kuko ntabwo ushobora kuba watera umuntu amabuye ko avuze ati reka yiviremo kuko icyo nashakaga nakibonye. Yes, birashoboka. Rero ikiri kwibazwa ko buri muhanzi uwo ari we wese yakoranye n'umuhanzi munini hano muri East Africa, ko umuhanzi munini nyine ndi kuvuga ni Diamond Platinum. Murabizi uyu Diamond Platinum afitanye indirimbo na The Ben bita Why, imaze no kurebwa cyane ku rwego ruri hejuru kuko imaze kurebwa hafi na miliyoni zigera mu 8. Bruce Melody nawe biragaragara yuko iriya Pom Pom nayo ishobora kuba yazamuka ikajya hejuru, cyangwa se ntibe yanajya hejuru, byose birashoboka kuko iracyari mu 100,000, ariko birashoboka yuko ukurikije uko ugiyeho ucishijemo agahe usanga hari icyo yazamutse. Birashoboka yuko nayo yagera wenda mu 1,000,000 bingana gutyo, wenda hashize nk'igihe wenda iyo ndirimbo n'ubundi Why bakoranye na Diamond ndetse na The Ben igihe imaze, byose birashoboka. Ahubwo ikintu kiri kwibazwa ko bose ibigwi babifite bajya kubinganya, kuko umwe aramutse abwiye ati njye mfitanye indirimbo n'umuhanzi mukuru, n'undi nawe yavuga ati mfitanye ni indirimbo n'umuhanzi mukuru. Ni nka bya bindi byo gusanga wenda ari debate yaba iri hagati ya Cristiano ndetse na Lionel Messi. Ibyo byose kuko umwe bajya kunganya nyine achievement, intego nyine uko bagiye bagera ku bikorwa bigiye bihambaye. Umwe avuga ati Ballon d'Or narayitwaye, ati narayitwaye, Champions League narayitwaye, n'undi ati narayitwaye, ugasanga nyine bimeze nka gutyo. Ni ukuvuga ngo rero ikigiye gukurikiraho ni ukwibaza ngo ese ni ibihe bikorwa bigiye guhita bikurikiraho kuri bano bahanzi banini. Reka nkwibutse wowe utari wabasha gukora subscribe, ukora subscribe kugira ngo tuzajye twibanira mu tuntu nk'utu ngutu
amakuru agiye agezweho, ibintu biba biri kugenda bicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Ndabizi neza yuko utazagira ikibazo umunsi uzaba wakoze subscribe kuri Kavuyo TV Show, kuko buri kimwe icyo ari cyo cyose tugenda tukikugezaho tanu kwa tanu. So noneho rero ikintu kiri gukomeza kugenda kinibazwaho cyane cyane kuri bano bahanzi bacu, niba umwe yarasohoye indirimbo n'umuhanzi mukuru none akaba yarabikoze ndetse zikaba ziri kugendera kuri level bijya kumera gutya, n'uwe muhanzi uri buhite ukurikiraho. Rero reka nongere nigarukire inyuma kuri Diamond Platinum ndetse n'uyu nguyu wari uri kumwe na Kevin Kade ku itariki ya mbere. Murabizi yuko ibitaramo byabo byagiye kuba ni n'igitangaza cyanabaye cyane, kuko ibi bitaramo byose byabonye abafana mu buryo bukomeye cyane, nta n'umuntu wabashaga kubitekereza. Ni ukuvuga ngo rero uyu Diamond yavuze yuko rwose performance yayirebye ndetse yakunze n'ukuntu ba performance, ariko Bruce Melody nawe yavuze yuko yayamanitse, ndetse n'uyu nguyu nawe mugenzi we yavuze yuko Bruce Melody ari ku